twebwe ari twe twitwa abatambyi b'isi y'ubu dukwiye kwitwara duti? Ntabwo dukwiye guhungabana nk'abandi bose, ntabwo dukwiye kwicwa n'ubwoba nk'abandi bose, nta nubwo dukwiye gutera agati mu ryinyo nk'abandi bose. Ni igihe cyo kugendera mu mabwiriza y'umuhanuzi, ni igihe cyo gukora ibyo yadusigiye nk'inama. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo nsuze bene data duhuje kwizera umubiri wa Kristo, nkabashimira Imana akanya keza iduhaye nkaka ko kugira igitekerezo nashikiriza bene data y'inama mu bihe bigoye turi gucamo by'icyorezo cya corona. Nkabambaje gushima mwene data wagize ukuguhumekerwa ko gutangira iyi Shamugari TV. Ndumva ari umugisha ukomeye uzahuza abana b'Imana, tukabasha no kumva amajwi y'abakozi b'Imana b'ingeri zose. Dushimiye n'ubuyobozi bwa guverinoma yacu budahwema kwita ku baturage, badushishikariza amabwiriza uburyo tugomba kwitwara. Ibyo byose murabizi, tubyubahirize tuzagera heza. Nanjye nk'umukozi w'Imana nkabangize umwanya muto, minota mike cyane kubashikiriza igitekerezo gito mfite. Nagira ngo mbibutse yuko ni nawo mutwe w'ikibwiriza cyanjye muri minota. Nitwa abatambyi isi y'ubu ikeneye. Bibiliya ivuze mu Bagalatiya, ndumva Albert yamfasha kuyasoma kubera kugira ngo twihute. Abagalatiya igice cya 3:26 umurongo 29. Mu gihe arimo asoma, nagira ngo rwose buri wese yumve ko aya mage agwiriye isi nitwe areba, nitwe Imana yishingikirije, nitwe ab'isi bakeneye. Ubwo rero yabasha gusoma Abagalatiya 3:26-29. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Amen. Murumva yuko Bibiliya itwise yuko tutakiri abanyamahanga mu ngoma yayo, tusige twitwa ubwoko bwayo kandi tukitwa n'abatambyi. Ibyo byanditswe henshi muri Bibiliya, byanditswe mu byahishuwe yatugize abami n'abatambyi, byanditswe henshi. Ariko nukugira ngo nyine bibibutse musanzwe mubizi. Nitwa abatambyi isi y'ubu ikeneye, nitwa abatambyi n'Imana ikeneye. Nta gihe Imana yigeze iberaho gusa idafite abayiserukiye, idafite ibikoresho ikoresha. Umutambyi ni iki? Umutambyi ninde? Umutambyi ni umuntu uhagarara mu cyuho kubwo guhuza Imana n'abantu. Umutambyi ni umuntu uhagararira abandi imbere y'Uwiteka. Umutambyi ni umwinginzi. Kuva kera kose babagaho, ariko abubu ni wowe nanjye. Murazi umutambyi
ari we muntu uhagarara mu cyuho ntakwiye kuba umunyabwoba, ntakwiye gucika intege nk'abandi bose. Igihe cyose habazaga nk'ibibazo, hakaza nk'icyorezo, hakaza nk'ikibazo runaka, wasangaga benshi bacitse intege, bajanjaguritse, ariko hakaba hariho umwe gusa uhagarara mu cyuho hagati y'inteko n'Imana, yinginga kugira ngo Imana itabare, kugira ngo Imana ibabarire. Amen. Ubwo rero nitwe abatambyi isi y'ubu ikeneye, ntabwo tukwiye gutera agati mu ryinyo, ntabwo tukwiye kuba indorerezi. Murabona coronavirus ishegesha isi yose, abaperezida ku isi hose bahagurukiye iki cyorezo mu buryo bwo kukirwanya, mu buryo bashoboye, mu buryo bazi. Ariko natwe hari ubundi buryo tuzi, cyane twebwe twakiriye ubutumwa bw'igihe cya nimugoroba, twakiriye umucyo wa nimugoroba, dufite ukuntu tuzi iki cyorezo. Ntikidutunguye, cyari cyarahanuwe. Uyu munsi turi kuba mu gusozwa kwacyo. Umuhanuzi yatubwiye yuko hano muri brochire yitwa Diete sa parole ya kabiri aravuze ngo alors que nous regardons autour de nous et que nous voyons ces grands signes en mouvement, et au cours des réunions de réveil, et nous aurons prochainement, si Dieu le veut, je voudrais retourner jusque dans la Genèse et faire ressortir des grands points saillants, comme quoi nous sommes à la fin, nous en sommes là. Je crois que la génération actuelle qui est sur la terre en ce moment est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. J'ai 48 ans, il se peut que je ne la vois pas. Je ne sais pas, c'est peut-être pour demain, mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste, la fin du temps. Et je crois que la plupart d'entre nous, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivée à un peuple, arrivé ici, même dans ce pays. C'est la vérité. Amen. Et urumva ntabwo bitunguranye, byari byarahanuwe. Uko byari muri Egiputa, amateka azongera yisubire. Marayika w'urupfu witwa Corona azashegesha isi. Ni ibintu byari byarahanuwe. Tuhanurirwa no kuko tuzabona Yesu amanutse mu gihe turimo. Kandi byarasohoye. Le 28 février 1963 ubwo buhanuzi bwarasohoye. Bwari bwarahanuwe n'umwami Yesu ku giti cye, buhanurwa n'umuhanuzi w'igihe cyacu, buhanurwa n'abahanuzi bandi bamubanjirije, ku buryo umuhanuzi wo mu gihe cyacu we yarabishimangiye, ku buryo arabyerura neza avuga ngo ntabwo azapfa ataramutwereka. Ntabwo azapfa ataramutwereka, nk'uko Yohana yeretse atunga urutoki kuza kwe kwa mbere, nawe azatunga urutoki kuza kwe kwa kabiri. Kandi nagira ngo bene tambibutse yuko amanuka muri iki gisekuru mu byahishuwe 10 igice cya mbere ugeza ku wa 7, ntabwo yamanutse nk'umwana w'intama, ntiyamanutse aje kudupfira ukundi. Icyo gikorwa arakirangije ku musaraba, asiga avuze ngo byose birarangiye. Kugaruka ko kwa kabiri amanutse nk'umucamanza w'ikirenga, ku buryo iyo atanasanga marayika wa 7 kuri uwo musozi, isi yari kurimbuka. Ariko kuba yasanze umwinginzi kuri uwo musozi, asanga umuhanuzi kuri uwo musozi wingingira itorero, wingingira ikiremwa muntu,
byatumye umujinya ucururuka. Ariko mu gihe turimo ntabwo ari igihe tutegereje undi mwana w'intama. Igihe turimo turi mu gihe ni igihe isi igenda icirwaho urubanza. Kandi murabibona ibingibi ni intangiriro yo kuramukwa ku isi. Ibingibi mubona corona, murabona ukuntu ishegesha isi kandi bihereye mu bihugu bifite iterambere, ibihugu bifite ikoranabuhanga, ariko byaba nugusohora k'ubuhanuzi. Ubwo rero niba ubuhanuzi busohoye, twebwe ari twe twitwa abatambyi b'isi y'ubu dukwiye kwitwara duti. Ntabwo dukwiye guhungabana nk'abandi bose, ntabwo dukwiye kwicwa n'ubwoba nk'abandi bose, nta nubwo dukwiye gutera agati mu ryinyo nk'abandi bose. Ni igihe cyo kugendera mu mabwiriza y'umuhanuzi, ni igihe cyo gukora ibyo yadusigiye nk'inama, gukoranya imiryango yacu munsi y'ikimenyetso cy'igihe, gukoranya bene data munsi y'ikimenyetso cy'igihe. Ukiri hanze tumwinjize, nawe ugifite akaguru kamwe hanze akandi mu imbere, kwinjira wese, kuko isi yugarijwe n'umujinya w'Uwiteka. Imana itugirire ubuntu, Imana itugire neza. Kuva na kera kose niko byabaga. Muribuka Imana yenda kurimbura Isirayeli, mwaza kubisoma muri Zaburi 106, nta mwana na mwanya mfite. Imana yiyemeje kurimbura Isirayeli idasize n'umwe, kugira ngo itangirane ishanga risha na Mose. Ariko Mose waruzi Imana yuko ari umutunzi w'imbabazi, ajya mu cyuho atangira kwinginga, aringinga Imana icurutse umujinya. Imana iravuga iti, Mose arabwira ngo si bizina ryanjye kugira ngo urimbure iri shanga. Ese Farawo azabivuga wiki? Abo muri Egiputa bazavuga ngo wasohoye ubwoko bwawe ubatambukije mu butayu, ubambukanya itukura, mugeze muri ubu butayu birakunaniye kubambutsa. Oya Mana, sigaho wikora gutyo. Oya Mana, gira imbabazi. Oya Mana, uri umutunzi w'imbabazi. Kuko Uwiteka Imana yacu ari umutunzi w'imbabazi. Yumvise kwinginga kwa Mose, ntiyabikibarimbuye, iravuga ngo sinasiba izina ryawe mu gitabo, nabo singibarimbuye. Ba Mose bubu ni wowe nanjye. Hari igihe Imana yendaga kurimbuza Isirayeli mu giga. Imana yahitishijemo Dawidi ibintu bitatu: imyaka 7 y'inzara y'amapfa, cyangwa iminsi 3 ya mugiga y'icyorezo, cyangwa amezi 3 y'imirwano n'abanzi. Donc Imana imuteze abanzi. Dawidi aravuga ati inzara yica nabi, abanzi nabo he kugira ngo ukurikiranwe n'umwana w'umuntu wagwa mu maboko y'Uwiteka. Aringinga, Imana yumva gutaka kwe, agiye kubona muyerekwa, abona marayika asubije inkota mu rwubati. Bene data, iki si igihe cyo gusinzira, iki si igihe cyo kwirara. Coronavirus yagombye kudukangura, kandi nusanga yuko muri we ntacyo bikubwiye, ikintu gishegesha isi yose, abami bose bagihagurukiye, amahanga yose yagihagurukiye, buri wese ari gukora iyo bwabaga kugira ngo arwanye corona. Wowe kuva ntacyo bikubwiye, ni igihe cyo kujya ku mavi, ni igihe cyo kujya munsi y'umusaraba. Hari kitagenda muri wowe, cyangwa urwaye amazinda, cyangwa upfuye mu buryo bw'ubugingo, hari kitagenda. Ni igihe cyo kujya ku mavi. Tugomba guhagara mu cyuho nk'abatambyi bubu. Isi y'ubu niwe yikeneye. Bibiliya avuga ngo ibyaremwe byose biraniye, bitegeranyije amatsiko kubona abana b'Imana bahishuwe. Nitwe isi yiringiye, nitwe isi ikeneye, nitwe Imana ikeneye. None umurongo nashatse kuvuga muri Ezekiyeli, wabonye, reka bawudusomere. Ezekiyeli igice 22 umurongo 30. Handitse ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo nakirimbura, ariko ntawe nabonye. Amen. Ubwo rero murumva yuko Imana n'umutunzi w'imbabazi, ariko ikeneye wowe, ikeneye gewe, ikeneye amasengesho yawe, ikeneye kwinginga kwawe. Nukuri bene data, ndabinginze
nitwe turi mu mucyo wa nimugoroba, nitwe twakiriye imburo ya marayika wa karindwi wo mu Byahishuwe 10, nitwe twakiriye umuhanuzi Eliya uzabanziriza uzabanza mbere yuko Imana irimbuza isi umwuzure. Eliya twaramwakiriye, imburo turazifite, ubuhanuzi bwe bugenda busora bumwe ku bundi, turabagabo kubihamya. Niba turabagabo kubihamya, nibivuze yuko tukwiye kwirara, bisabye yuko buri wese yumva inshingano ye, buri wese yumve yuko bimureba. Twingingire igihugu cyacu, twingingire amahanga, twingingire isi yose, twingingire imiryango yacu, twingingire abapasiteri bacu, twingingire itorero, natwe twingingire ubugingo bwacu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge turangize. Uwiteka Mwami Imana yacu, nukuri isi yugarijwe n'amage, nukuri isi yugarijwe na marayika w'urupfu witwa korona, ashegesha isi yose Mana. Ariko dufite isezerano, wasezeranye yuko Mana nitwa abatambyi bubu, nitukitwa abanyamahanga, nitukitwa imbata, tusiye twitwa abami n'abatambyi. Nk'abatambyi rero twingingiye igihugu cyacu, Mana ukigenderere, uturinde icyo cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Abayobozi bacu Mana ubaha ubwenge, ubahishurire, ubahumekere uburyo kibakomeza kugira inama abagituyemo. Si twe twenyine, n'amahanga yose ku isi yose n'itorero ryawe muri rusange. Urakoze kubitwemereye, kandi Shamugari TV ukomeze biteze imbere, ikomeze ibumugisha mu mubiri wa Kristo. Tubigusabye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.